by'amagini n'ibishitani n'iki n'imyuka byaje ariko bitewe n'imbyingishirize mibi kubera ko za Jamaica na Amerika y'Amajyepfo bino bihugu byajyanwamo abacakara niyo mpamvu yatidraze ngo n'umwamikazi wa Afrika yaramamaye ku buryo bira bihugu byose bya East Africa nibyo mu bazaga gusa nkaho bamushakaho insinzi kunaga Imana uzayibona muki kwari dufite imitima ibiri gahagarara Imana niyo mpamvu burya Rwabugiri ubukoroni bwadutse baje kumusaba abanyarwanda aravuga ati hoya abanyarwanda nagara abanje abanyarwanda ni bene Imana narabaragijwe bavugaga ikinyarwanda bakamwitanya byinshi kwa kafite ibintu byinshi none batazi ikinyarwanda nk'abavuga Igiswahili muri ibyo bice bya Kongo bigana kuri Bugande n'Abagande bo bakavuga Nyabingi ni bingi sana ibintu batazi ni bingi kuko bingi ni ibintu byinshi yari Nyabyinshi ariko ko batazi ikinyarwanda bakavuga Nyabingi Nyabingi iki sasa no utirere ukubera ngiye kubereka ragakira abazungu bakimara kuza bagasanga iyo systeme yubakize gutyo buri insengero icyo bita chapelle cyamo bihwanye indaro chapelle etegare indaro byose ni kimwe nujya kwa padiri tureka insengero zinini wenda uzasanga ari cyo bita chapelle ahantu bategura haba hari abakobwa bategura urahita wibuka ko wari ntabuzi baba dukecuru batageze banashaka cyane tutwite ngo nabakobwa kwa padiri wabibonye itugereranya nibyo nuko basanze cyari ikintu cyiza none wowe batubwira abantu bigira kubatizwa Gatolika ikizana idini wajyaga kubatizwa bagakubwira wanze ryangombe n'imigenzo yose ndabyanze wanze Nyabingi n'imigenzo yose ndayanze kugira ngo babigukure bakwereka ko ari ibishitani bakubatize winjira idini urabona muhanzi twa Nati Dread ntambara jenoside kirangira urabona abanyarwanda bagiye bataha we aba muri Jamaica yageze mu Rwanda aratangara asanze Nyabingi ariwe Nyabyinshi afatwa nk'igishitani gikomeye cyane twirwa dutokesha aratangara kubera iki ndabasuhuje mwebwe mwese abari mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba n'iburasirazuba abameze neza namwe mutameze neza Imana iraza kugira uko ibigenza twongeye kubaha ikaze rero kuri Fumba Connect iyi ni channel izajya ibaha ibintu by'ubwenge ibyo mutasobanukirwe mubimenye musobanukirwe feedback twagiye tuzibona twazibonye mu kiganiro twakoranye n'uyu mushakashatsi uyu wasomye ibitabo byinshi ku bumenyamana mutubwira ngo muzongere agaruke yongere atubwire ku ngo twabasezeranyije ko tuzababwira kuri Satani ni iki uyu munsi twamugaruye muraza gusobanukirwa reka tumwakire kuri Fumba Connect uhaye ikaze kuri Fumba Connect murakoze cyane na amahoro Imana y'u Rwanda yaturinze murakoze cyane nanjye nongeye gushima Imana mu buryo bukomeye kuba twongeye guhura turi bazima kugira ngo twongere kuganira ku magambo y'ubwenge arimo ubumenyi yego nanjye ngabanshuje abadukurikiranye kuri Fumba Connect ndasuhuza abanyarwanda ndasuhuza abakurikira channel Fumba Connect banishimiye ibiganiro bivuze ko twakongera tukaganira cyane rwose ndasuhuza Urwanamiza yitwa Urwanamiza rwose abamenyi mu buryo bukomeye cyane turabasuje cyane ndasuhuza abantu bize ubwira ikirimbuzi n'abamenyi ndetse n'abandi kugeza kuri isaha bagikeneye kumenya bwo kumenya niko kubaho Uwiteka nyine yego ushize rero twaganiriye ku bintu bya Edeni tuganira ku bintu by'Imana uburyo ifatwa yariyo ndatekereza ko uyu munsi wateguye icyo twaganiraho uyu munsi aricyo twateguye tugiye kuganiraho hari benshi banyuraga mu gikari batanyuze kuri commentaire bandike kuri channel wenda bimeze bakahamamagara kuko hariho nimero yanjye muri description bakambwira ngo uyu mugabo rwose gira gutya umutuzanire yongere ariko kubera ko cya cyumweru wari wambwiye ko ufite gahunda nyinshi ndavuga ati tuzaganira kuri uyu munsi
umunsi tugiye kuganira kuri satani. Ubundi satani ni iki? Umusobanura gute satani ni iki? Yego. Mu by'ukuri uburyo isi yubakitse n'imyumvire y'abayituye, iyo uvuze Imana ntiwasiga satani. Dore ko bamwe babyita shitani, abandi satani, ariko byose biterwa n'inyito, byose ni ikintu kimwe. Yego. Nk'uko rero twatangiye tuvuga Imana, si Imana ni iyi, Imana nyayo ni iyihe? Siriho. Twabonye uburyo ari Imana nyamana muri kamere yayo, mu mwimerere wayo. Yaremye ibi byose tureba, ibiha umuntu ngo abitwara bitegeke. Iyo turayemera, na mbere yo tumaze kuyimenya turanayemera, tukanayizera cyane. Ariko abadukurikiranye ndetse n'abo twagiye tuganira baratangaye cyane, abagikurikiranye bati buryo kuko bya bintu birimo ukuri. Yego. Ariko bagitangira kubyumva bagira ngo duhakana Imana. Yego. Ariko ntabwo duhakana Imana, ahubwo twarayimenye turayemera kandi turanayizera. Yego. Ubwo rero uyu munsi koko abantu bakeneye kumenya ese buriya muntu uko yigishije Imana, hari Imana y'impimbano n'Imana nyayo muri kamere yayo. Baribaza se yemera ko satani yaba ariho cyangwa ntawe uriho. Mu by'ukuri abera bajya gutegura iki gitabo aricyo cyiswe ijambo ry'Imana, babikoranye ubwenge bw'agatangaza n'ubuhanga. Ni umushinga nk'uko twabibonye bateguye mu buryo bukomeye cyane. Yego. Bashyiramo izo mbaraga ebyiri z'agatangaza, imwe ihagarariye icyiza ariyo Mana, n'indi ihagarariye ikibi ariyo satani. Batangira batubwira yuko ibyo biremwa, bavuga ko ari ibiremwa Imana na satani bahozeho na mbere buri isi itarabaho, mbega itarabaho bahozeho bari mu ijuru, niko batubwira. Yego. Abasomye bira batubwira intambara yabaye mu ijuru. Yego. Satani ubwo yari umumarayika ukomeye cyane. Turaza kubibona. Satani yari umumarayika. Muri izo story, muri izo nkuru zabo batubwira ko ari umumarayika wari ukomeye cyane w'umuririmbyi w'igitangaza. Yaririmbaga ijwi rimwe rikavamo amajwi menshi cyane, mu gihe twebwe tumaririmba soprano, undi ari utundi tenor, undi bass. We yaririmbaga ijwi rimwe, yari itangaza y'amajwi yose. Ibitabo byinshi bigaragaza ko ngo yagendaga akandagiraga n'amabuye akaka aho yakandagiraga. Ariko batubwira ko ngo yaje gufatwa n'ubwibone. Atangira gusa nkaho yagaragara ko yareshya n'Imana n'iki. Biteza intambara rero n'imvururu mu ijuru, niko batubwira. Wewe so ubyumva gute? Wewe urumva niko batubwira. Barira bamwe bajya kuri Satani, abamarayika bamwe, abandi bajya ku bandi rw'Imana. Izo story batubwira ko Imana iratsinda n'abamarayika beza. Yego. Biba ngombwa ko Satani acirwa mu ijuru, baramwirukana. Ubwo nibwo yazaga mu isi. Niho mwumva isomo ricanga abantu cyane, ugasanga baribaza bati se aho Imana yavuze ngo nezerwa wajuru, wumve nawe. Nezerwa wajuru we, nawe wasugushije ishyano, kuko Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi. Iyo ni Imana yabivuze. Ni Imana yabivuze. Nibyo tukubwira. Ya Mana batubwira imeze nk'umuntu, bashushanya nk'umuntu n'ibikorwa nk'iby'umuntu. Nezerwa wajuru we, ubwo batsinze intambara mu ijuru. Ariko wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Ukibaza uti uwo mumarayika ari ku rwego rukomeye cyane ko Imana ishobora byose igashobora byose, wateje intambara ikomeye cyane, agacibwa n'abamarayika be, ijuru rikanezerwa, wasugushije ishyano. Uzi ko bavuga ko twaremwe n'Imana. Yego. Ese ubwo iyo Mana yari yohereje Satani n'intambara yateje mu ijuru, n'intambara barwanye. Ubwo umuntu ntiyaba afitanye urubanza n'iyo Mana. Niyo Mana. Imana iradukunda, yaraturemye, itujugunyira icyo uwo mushukanyi aza tuzengereza Satani. Ati wasigushije ishyano. Izo nkuru zose nizo batubwiye. Satani aza mu isi gutyo. Bavuga ko ubwami ari bubuyoboye. Kandi mu by'ukuri Imana niyiganje, niyitsinda igihe cyose muri iyi si turimo. Yego. Ariko ubona abari mu bantu barimo kwemera
basa nk'aho isi rwose bayeguriye shitani pe kandi iyo yigaruriye yatsinze ukurikije uko abantu bayibayemo n'ibikorerwa. Ariko mu by'ukuri hari n'igihe tubona ibyitwa inama y'agakiza yabaye mu ijuru yo gucungura umuntu, ibyo tuzabibona kuri Yesu. Inama yo gucungura umuntu iraterana mu ijuru, ubwo ukuntu Yesu tuzabibonaho, ubwo twari turikiri kuri shitani. Ariko kuko abantu bakunda iki gitabo, duse nk'aho twifashisha amagambo ari muri Yesaya 14 igice cya 14 umurongo wa 11. Yesaya 14 14 umurongo wa 11 kugeza 16 haravuga ngo icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu. Wumvisha aya masomo? Icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe, kuko yari umuririmbyi ukomeye cyane. Bimanuwe ikuzimu, isasiwe inyo usasiwe inyo uraziyorosa. Wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, nyuma y'umuseke ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ibwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba yarwo n'urwobo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekerezeho bati uyu ni we wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami. Urumva ubwo bavuga kuri iyo ni Satani bavugaga. Aha hantu izi nyandiko umva ko ari Satani umwe waciye mu ijuru nyine, akamanurwa mu rwobo ikuzimu. Hano yavuga ngo wasibugushije ishyano, Satani akumanukiye nyine afite umujinya mwinshi. Mu by'ukuri aya masomo ibivugwa aha ni ikinyoma cy'Abaroma ntibyabayeho. Muri Bibiliya y'icyongereza ubundi havuga ko ibyabaye byavuzwe kuri Nebukadineza. Uyu ni Nebukadineza wavugwaga. Iyo ukurikiranye amateka ye, kuko ari naho bagaragaza ko azaza ashaka kwigira nk'Imana, akazazamuka. Urumva? Ni Nebukadineza wavugwaga, aho bavuze ko ibivugwa aha ni ikinyoma cy'Abaroma ntibyabayeho. Muri Bibiliya y'icyongereza wari umwami wigaragaje kwigarurira isi, agacishwa bugufi. Ni naho tubona mu Itangiriro 22, Itangiriro 22 naho tuhasome tubone gusesengura. Itangiriro 22 22 umurongo wa 16 haravuga ngo 16 wageze, aramubwira ati ndirahiye niko aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga, ubwo ungenjeje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege. Ntunyime umwana wawe w'ikinege. Uri kumva? Ngaramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Ubwo ni Yesu yashakaga. Ibyo ni Yesu wabivuze.
Ibyahishuwe 22 naho Ibyahishuwe 22 haravuga ngo 22 umurongo wa 6 haravuga ngo 6 arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo ukuri kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibikwiriye kubaho vuba. Yego. Mu by'ukuri Nebukadineza iyo ugiye mu mateka ye niwe muntu ubwo yashaka kwigarurira isi yishyize hejuru mu buryo bukomeye cyane, ashaka kwigira nk'Imana. Yego. Ariya magambo rero ubundi niwe yabyirwaga, kazamanuka ikuzimu, kazacishwa bugufi, ngo yibwaga kazazamuka kajya hejuru. Urumva? Niba shitani we rero yarabaga mu ijuru, nta ari marayika w'umucyo, ntago ariyo wavuga kuri ano magambo. Yego. Ubwo rero nukuvuga ngo ubundi tubonye ngo inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego. Inyenyeri yo mu ruturuturu mu gihe burayo niyo bita morning star. Yego. Morning star bivuga inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego. Kandi na amasomo hari amenshi Yesu yivuze ko ari inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego. Ura Yesu ni morning star. Wabyumvise? Nago Yesu yaba ari morning star rero, ngaya ari amagambo yo muri Yesaya yongere nanone avugwe kuri Satani. Wumvishe ko rose ririmo? Ntabwo nibyumvishe neza. Hariya tubonye ko ari sekibi wigira ushaka kwigira nk'Imana agacishwa bugufi akazuba mu rwikuzi. Yego. Uwigiraga inyenyeri yo mu ruturuturu. Yego. Sibyo? Afite ngo ubwibone bwinshi cyane. Noneho Yesu we yaravuze ninjye inyenyeri yo mu ruturuturu. Okay. Abyumvishe? Yashaka gufata intebe ya Yesu mbese ubwo. Uri kumva? Oya bafashe amagambo ya Yesu. Turongera tuyabona kuri Satani hariya. Okay. Noneho morning star nibyo inyenyeri yo mu ruturuturu. Sibyo? Yo mu ruturuturu niko Yesu we yiyise ati kandi Lucifer bivuga. Lucifer bura abanyarwanda n'abahanga kuvuga ngo Luciferi biva ku ijambo Lucifer ry'ikigereki. Wabyumvise? Lucifer bivuga iki? Lucifer bivuga morning star, nicyo bisobanura. Inyenyeri yo mu ruturuturu bivuga morning star. None iryo jambo Lucifer wumva ahantu bivuga kurwanya. Mu kigereki bivuga kurwanya Lucifer. Ni ukuvuga ngo rero Lucifer ni imbaraga iva mu muntu irwanya icyiza. Irwanira icyiza cyangwa irwanya icyiza muri wowe. Bivuze ngo umuntu nk'uko Imana igizwe hari imbaraga ebyiri, inziza ikiza n'ikibi mu muntu. Umuntu aremanywe n'imbaraga ebyiri, ikiza n'ikibi. Yego. Sibyo? None iyo mbaraga y'ikibi niyo mu kigereki bita Lucifer. Urumva? Ubwo iba mu muntu. Ihora rwana. Nta Luciferi rero, nta Lucifer iba hanze y'umuntu. Tugendana abantu bakurikire, nta Lucifer iba hanze y'umuntu. Uri kumva? Ahubwo Lucifer iba mu muntu imbere. Sibyo? Nkuko tubona ko umutima nama ariho hari icyo bita imago Dei, image de Dieu. Umutima nama. Ishusho y'Imana. Umutima nama hamo. Ishusho y'Imana, icyo bita imago Dei, image de Dieu. Yego. Ishusho y'Imana. Ryajwi rivugira mu mutima nama rikubwira nyura hawe, nyura hariya, wikora gutya, wikora gutya. Noneho akaza n'irindi iryo rya Lucifer. Rirwanya rya rindi ryakuburiraga, ukumva muri wowe noneho haje intambara ebyiri muri wowe. Ukumva utangiye gucanganyikira. Rimwe ugasanga ukurikiye ikitari cyiza,
we nyamara ikindi cyakubwiraga icyiza urumva noneho rero niho bashishuye Lusoferi buriya niho iryo jambo niho rikomoka rikomoka kuri Lucifer cya kintu kibi kiba mu muntu icyo kintu rero mu ndimi z'abagereki nicyo bita kurwanya twebwe Umunyarwanda tukite imbaraga irwanya icyiza iyo mbaraga irwanya icyiza iba mu muntu rero niyo baforomyemo ikintu bita Satani baracyubaka baragitegura neza bavuga ko cyahereye mu ijuru yari marayika mwiza wo muririmbyi w'igitangaza aza kwigomeka ku Mana kugeza ziriya ntambara zibaye noneho bo bahita tukabyirwa ririya somo ryo muri Yesaya kandi mu buryo buri logike ni Nebukadineza wabyirwaga ntabwo ari Satani wigometse neza we yishyiraga hejuru bizwi ko yishyize hejuru rwose amaze kwigarurira igice kinini cyane cy'isi kuko ari amami yo muri Danieli yageragezaga kuba nibo bita ba empereur n'umwami w'abantu abategeka abafite agenda kreya impugu hirya no hino ashyiraho abami we rero abari hejuru cyane bashaka kwigarurira ubwami bw'isi abona ararenze mbega urumva niko kubwirwa urumva niko kubwirwa ari amagambo kuvugwa ari amagambo byose buriya ni abantu babiteguye ariko abateguye ari amagambo yo muri Yesaya azira nyandiko ubundi ni Nebukadineza zabwiraga urumva Lucifer rero ni imbaraga iba mu muntu irwanya icyiza none ibyo kuvuga ngo Satani yanteye ni Satani wanteye nta Satani utera abantu ni kuko na Yesu yaravuze ngo reka tugaruke kuri Yesu bagambo yivugiye bavuga muri Bibiliya aho yavuze ngo nta kijya mu muntu gihumanya wumvishe nta kijya mu muntu gihumanya ahubwo ikikuvamo kigusohokamo ubwo bivuze ngo rero ya Mana iba mu ijuru wa Satani wavuye mu ijuru akajugunywa mu isi akaba ari kontrola isi icyo cyose ni ibintu bagiye bategura muri wa mushinga wabo w'ikitwa Bibiliya ijambo ry'Imana ni ikintu bagiye bategura ubwo tuziga ijuru tuzabona ko nta mana iba mu gihugu cyitwa ijuru nta n'ikiriho nta gihugu cyitwa ijuru ni ikindi ni ukuvuga n'ubundi iyo Satani ntigeze bibana no mu ijuru ijuru riheze nayo majwi bavuga amajwi bavuga ngo yarimbaga amajwi menshi nta byabaye ntabwo byiza byose we tumaze kubona Satani icyo ari cyo ni imbaraga iba mu muntu irwanya icyiza bigatuma we muri wowe wumva amajwi biratandukanye urumva ari naryo mu kigereki bita Lucifer none rero mu gutegura bumva Bibiliya ikiza mu Rwanda no kwishyira mu Kinyarwanda babura uburyo ntago bari kwandika mu kigereki ngo bavuge ngo Lucifer ahubwo bagerageze kugenekeza bavuga Lucifer noneho ari ukuntu tujya tubona nk'amuntu ngo yafashwe n'amadayimoni cyangwa ukabona abandi bagenda bivugisha ngo wenda ngo ndacyakomeza icyo turakijya reka ndacyasobanura kuri Lucifer urumva noneho ubwo se tubonye Lucifer kari imbaraga iba mu muntu itaba hanze nta n'igihugu yabanje kubamo ngo igeraho ijugunywe ku isi nta n'ahantu iba izerera mu gihugu cyangwa mu isi ni kontrole isi cyangwa igihugu sibyo nta hantu iba iyo mbaraga abagereki bita Lucifer cyangwa iyo mbaraga twebwe reka tuyite irwanya icyiza ibaye mu bantu batandukanye muri buri kiremwa sibyo none ni ukuvuga ngo rero Satani bivuga kugoma gukora ikintu kibi kugoma aribyo twabonye nka Satani urumva Satani wumva ukuntu biva ku ijambo ryo bivuga nka Satani kugoma tubonye Lucifer yambaraga irwanya iba mu muntu aribo bashishuye Lucifer nyine mu kwandika Bibiliya ya mbere mu Kinyarwanda noneho akaza na Satani hari Lucifer wahoze ari nk'amarayika tubonye ko biva kuri Lucifer hakaza noneho na Satani cyangwa se Satani Satani ibyo biva ku ijambo ry'ikigirano rivuga nka Satani rivuga kugoma kwigomeka ni ukuvuga ngo yambaraga iri mu muntu
iyo umaze kusa nkaho uyumvira cyangwa uyoboka nanone dufate umuntu ikiremwa muntu ni nk'ikibuga gikinirwaho n'amakipe abiri sibyo burya ekipe yigaragariza kuri cya kibuga umuntu inyubako y'umuntu inyama n'amaraso ni nk'ikibuga za mbaraga zikiniraho sibyo ikibi ni icyiza ariko ziri nk'umuntu ntiziri hanze noneho tuvuge imbaraga y'ikibi yiganje ikakuganza wowe urarangwa no kwigomeka no kugoma ariko byatena ya mbaraga yo irwanya muri wowe ari y'abagereki bita Lucifer niba nyinshi noneho rero bita bikora icyitwa satani biva ku ijambo hasatani kwigomeka cyangwa se kugoma niyo mpamvu n'umuntu nyine wigometse cyangwa se wagomye babasha uriya muntu ngo ni satani cyangwa satani yamuteye. Twabonye ko ikiza kiba mu muntu cyo bakita ikiza gihagarariye Imana. Yego. Twabonye imago Dei, image de Dieu. Ryajwi ry'umutima nama riba mu muntu. Yego. Bari mu muntu harimo imago Dei na Lucifer. Lucifer yomaje kuba nyinshi cyane. Ukayomerera urangwa n'ibikorwa byo kwigomeka no kugoma bikaba satani. Birumvikanye cyane. Urumva bikaba satani. Ni ukuvuga ngo rero satani ni ukugoma sibyo? Satani ntiyabayeho nk'ikiremwa mu ijuru. Yabugize abaho nk'ikiremwa mu ijuru. Satani ni kamere wemerera muri wowe. Wayemereye kubw'amahitamo kuko Imana yaguhaye amahitamo abiri. Iguha n'ubwenge ngo umenye ikiza n'ikibi. Wakagombye gutandukanya amajwi muri wowe iri kubwira. Ariko abantu kubera ko twacanganyikiwe nyine ducangwa na byinshi ntago abantu bakimenya niki kimbwiye. Ari n'igihe watokesha Imana uzi ko ari Satani utokesheje. Wavangiwe. Urumva? Kuri wowe ni ukuvuga ngo ni igihangano cy'umwera kiriya bivuga ngo ni Satani. Ni igihangano bihe cy'umwera. Ni ukuvuga ngo abera byabaye ngombwa urumva kubw'iyo mbaraga yitwa Satani iba mu muntu ariyo yo kurwanya twebwe twite kurwanya nibyo bibyara kwigomeka aribyo bita Satani biva ku ijambo Satani. Yego. Urasobanukira kandi twabonye ko na Yesu yavuze ngo nta kijya mu muntu gihumanya ahubwo kikuvamo kigusohokamo. Abadukurikira rero bamenye ko nta shitani utera umuntu nta kare ikintu gitera umuntu ngo kigutere kikugabeho ibitero shumbi bigenda biti utokeshe nk'umuntu utokeshe nk'igisimba cyangwa se nk'iki bigenda biti uri kubyumva ukuntu ugira gutyo ukagera nk'ahantu cyane cyane nko aho bagiye mwirimbi wenda ukanyuza uramwirimbi yo gatoya umusatsi ukuvuyeho ubwo ni biki buriya abahanga bavuga ko binini bigaragara mu marimbo kenshi kubera ko tuhashyingura abacu. Buriya umuntu iyo bamaze kumushyingura mu butaka nuko abantu bamwe basigaye bashyiraho beto biriya bavuga ngo nabunyuze mu irimbi ngo mbona imiriro yaka biriya ni ukuri. Abari abazimu hari biva mu muntu hari gaze ziba mu murambo mu muntu wapfuye zizamuka zikamena ubutaka zigasa nk'ibishashi. Ababona abadayimoni bacanye mu irimbi ntago ari ukuri. Ariko iyo bashyizeho beto deje ntago zabona iyo nuza ntago zamukira. Ibyo bishashi biragaragara kubw'umuntu biturukamo washyinguwe. Noneho ugatugira ubwoba wahanyura ari nko ku kagoroba ya Lucifer ikurimo igahita kujyamo kumva ko ari Satani kuko uri aho ngaho ukagira ubwoba. Ubwo rero byabaye ngombwa ko bamaze kubona iyo mbaraga icyo ari cyo n'uburyo ikora n'iki n'uburyo itunguka ikagoma cyangwa ikigomeka bahise bavuga ko Satani ari ikiremwa ari ikiremwa cyabanjirije mu ijuru cyitwa Lucifer aribyo rya jambo Lucifer kigomeka mu ijuru nyine kirahaba intambara iracibwa
ubwo Lucifer cyangwa se Satani waciwe n'abamarayika be niyo bitwa abadayimoni bivuga ngo bazerera hirya no hino batesha abantu umutwe bivuze ngo bakagaragaza ko afite ingabo nyine ariko mu by'ukuri Satani cyangwa se Lucifer ni igihimbano cyacuzwe kibaho nk'akadahumeka ikanga abantu bari mu bukirisitu cyangwa se mu bundi buzima ubwo bafite hari ukuntu ukora ikintu uvuga ngo ni ukuvuga ngo bamaze gukereya ubukirisitu byabaye ngombwa ko amadini bakereye icyo bita uko bari bagambiriye kwiba gusahura no kwiba no gutunga bari bagambiriye icyubundi barati bari abantu nitubabwira Imana ikomeye iri hejuru yabo iteye ubwoba irimbura igacyaha igatesha bategura imirongo n'ibitabo nyine kugira ngo bazayoboke sibyo bategura noneho n'uzajya ubatera akabarwanya biba ngombwa ko hari uwabakiza naho bakirira ni nko gukereya insengero batwubakira insengero kugira ngo tujye tujyayo gusenga kugira ngo dukire Satani udutera utugenza uduhiga ariko bwari kugira ngo batwibe kuko nitujyayo baratubwira uburyo bwo gukira muri za nsengero batwibe gute badutume kimwe mu 10 n'amaturo badutume amafaranga y'ishimwe amafaranga y'iki byinshi cyane mbega kugira ngo duhungire aho ngaho ni ikintu bakirekuye ngo kidutera ubwoba nacyo gukora ikinyembaraga cyananiye n'Imana igeze ubwo igici kijugunya ku isi ati wasi ugushishano none cyatatse umuntu ariko arashakirwa naho yakirira niko kubaka insengero aho dusanga Imana yego tugarutse no kujya igisho cy'Imana ariko si mu by'ukuri Imana iba mu nyubako zubatswe n'abantu z'ibyondo n'amabati n'amasima cyangwa Imana iba muri wowe hahandi twabonye umutima nama imagodeye yego ubwo ari umupasiteri utavuga haleluya amen amen aho ngaho umuntu abafashijwe bikavuga ati barayazana tu ati muture ati nimero yo kuturiraho ni iyi ngiyi urumva iryo jambo ati muhimana amashyi urumva ubwo rero Satani ni kadahumeka bashyize hariya ngiye kuguha urugero uzi guhinga intoryi cyangwa se nk'inyanya nk'izindi mbuto yego iyo uhinze intoryi ujya ubonamo ibintu bya kaduhumeka bakoze biri gufora inyoni zitaza biri gufora birinze intoryi yego kugira ngo inyoni zitarya indabyo yego iriya kadahumeka inyoni zitagize amakenga zicwa n'inzara zigira ngo ni umuntu zibona ni umuntu urinze intoryi ze rwose ariko inyoni zakenze zarebye neza cyane zikareba kure ziraza zikarya kandi zikabona nta kintu zibaye na none rero abantu benshi bagikangwa na kadahumeka yitwa Satani cyangwa se Lucifer babuze amahoro bataye umutwe barabeshywa bakibwa bakarindagizwa gasanga nk'umuntu akoze ikibi ngo ni Satani yaje kugeza aho umuntu ajya gushakira Imana mu mwobo ndaratangaye mbonano za Nyagatare mbonyana mu moyira mu Iburasirazuba mu Mutara abantu bava mu mwobo nk'inyaga uwe gushakira Imana akantu ugize kukabona ku makuru nabibonye abamama bari n'abana abagabo basusurukamo baza hejuru ngira ngo bari yabo bivuze ngo bari bagiye gushaka Imana reba kujya eske Imana ninyi iba mu mwobo n'inyaga ujya wumva bajya za Kanyarira ujya wumva hari n'abapfira ku bintu by'urutare hariya mu makorosi uzamuka kiti cy'inyana umukobwa wapfiriye yarahanutse hirya aho bita mu Rwibisiga uko bashyize n'icyapa kugira ngo atazongera abantu bajya kujyayo ese kugira ngo uvugane n'Imana ni ngombwa kujyana ku rutare ugeze ubwo wapfira kandi uyitaye mu rugo iwawe uranayifite muri wowe nyine urumva ni babandi badushyizemo iyo kintu kwa kurindagizwa Yesu ngo yajyaga mu butayu nkamazeyo iminsi 70 barimo barabigana baramwigana yamazeyo iminsi 70 bare tuzabisobanukirwa tuzajya tugeze kuri Yesu nabyo urumva bari kwigana ngo bamere nka Yesu bagende nka Yesu birana byose nyine nagakino bakategura abo twari turi kwiganira kuri Satani turaza kugira ngo n'abadayimoni n'abazimu nibona ashaka kukubaza urumva ari ukuntu ubona nk'umuntu yarataye ubwenge nyine yarataye umutwe urumva turiya ni amadayimoni yamurindagije
nawe yamuteye bene wabo bamutereje amadayimoni ibyo bisobanura gute kandi uvuga ko satani atabaho ubundi nkuko twari tumaze kubibona nubwo satani bamutubwa gutyo bakamushushanya gutyo muri ubwo buryo nawe tumwigisha nk'ikidafatika ariko cy'imbaraga izidutera sibyo ariko icyo twamaze kucyana tukikuraho nta mbaraga izitera umuntu iturutse hanze ye ahubwo wowe ushobora kwitera wowe ubwawe abyumvise ubu ni ukuvuga ngo umuntu udukurikira byumve isaha imwe n'umunota umwe waba satani cyangwa waba uri imana ni amahitamo yawe ku bwa za mbaraga ebyiri zigukorera uri kumva ubwo rero satani batubwira akagira na babambari be b'abadayimoni bakiranywe nawe niko batubwira bose bakora mu buryo budafatika sibyo hari nayo rero bavuga ko ari imyuka reka duhite tujya mu muco wacu ibyo twabibwiwe n'abera nta satani wabagamo mu Rwanda utihari iki twari tuzi ko urumva umwanzi w'umuntu yari umuturanyi mubi n'umubiri n'umubiri nibo bavuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri uguhinduka ukaguhinduka wumva niko abanyarwanda bo bari bazi nanone umwanzi wundi akakubera umuturanyi mubi burya umuturanyi kuko wakubereye mubi aba ari ikibazo angarutwa n'ikigunda ari umuhanzi wabiririmbye urumva nta shitani rero waga mu Rwanda nta shitani ahubwo u Rwanda n'abanyarwanda twari dufite uburyo tubanye tugendeye ku mutima nawe buriya niyo mpamvu umunyarwanda muri kamere y'abanyarwanda twari dufite imitima ibiri indi yaje kubera ibi byose twazaniwe by'abakoroni twari dufite umutima-mana n'umutima-nama hari umutima-mana n'umutima-nama kiriya tuzakiga mu cyigisho kivuga imitima ine yaranze abanyarwanda ariko tubifite igera kuri 6 cyangwa 7 umutima-mana n'umutima-nama buriya umwami yabaga ageze ku rwego rwo kugira umutima-mana buriya yabaga ahagarariye imana mu banyarwanda niyo mpamvu iyo twamubonaga twakoma mu mashyi ati gahorane imana nyagasani nyakugira imana nyagasani gahorane imana nyagasani wibuke kwa gasani none uriya rero umwami yabaga ari gasani k'i Rwanda kuko ntabwo imana uzayibona muki na Mose yarayibonye mu nkuba zikubita n'imirabyo imana uyibona mu muntu yarayibonye mu kivuru cyaka nk'iki cyaka ari umuriro kurera imana yabashaka kurera abanyarwanda bakageza bamwe bagira umutima-mana abo bagahagarara imana bakayobora abandi abo yagahagarara imana niyo mpamvu burya Rwabugiri ubukoroni bwadutse baje kumusaba abanyarwanda baravuga ati hoya abanyarwanda ntabwo ari abanjye abanyarwanda ni bene imana narabaragijwe ntabwo ari abanjye ubundi amateka avuga ko nta mukoroni wavuye mu Rwanda bagenda abami bacu baranze baba intwari nta mukoroni wavuye mu Rwanda bambe nta mucakara wigize ava mu Rwanda n'abagerageje kusa nkaho bagenda bakarenga u Rwanda ni abatwaje abadage bava hariya za Gisenyi bamaze gutsindwa n'ababirigi babatwaza imitwaro nayo mpamvu ubona za Zimbabwe usanga ariyo ikipe yaho yize kuza irimo Kambanda uzi ko mfite umuhungu witwa Susa buriya Susa ni ijambo rikomeye cyane muri Afurika y'Epfo bakoresha nk'ikintu cyiza Susa n'abanyafurika turi bamwe uzasanga ari abanyarwanda bagera cyane nk'abageza n'abagiye bakurikira abazungu za Katanga uzumva nk'abacuranzi benshi bagiye bavukira za Katanga nka bamwe mu mpara n'iki kuva ati twagiye kera tugiye gucukura ba data n'abasohoza bagiye gucukura amabuye za Katanga abo rero usanga baragiye bavukiye cyangwa bakabyarira bagakomeza na za Mozambique na za Zambia ariko ubundi nta banyarwanda bize bajyanwa nk'abacakara byo tubikesha abami bacu n'ubutwari bwabo ibyo tuzabicukumbura neza turebe ko uko ari ahantu hariya i Butare Isave ho bita mu Rwanze
mu Rwanza abana mu Rwanzi abantu bazi ku isoko ryo mu Rwanza murahazi niwo hantu ngo hatangiye umuntu bahita bango ni mu Rwanza mwana mu Rwanza abana urumva sinzi ubwo wenda tuzabicukumbura neza twumve kuko nimba mu rukoko ubwo rero icyo wari uvuze cy'imyuka mibi ni ukuvuga ngo ubundi nari ndi kukubaza urabona hari umuntu mu Rwanda twase tujya muri mu detail nyinshi ariko ntabwo ari wakansobanura neza ukabona nk'umuntu ari kugiye yataye umutwe kwa yataye umutwe mu nzira bakavuga ngo uriya ngo ni imyuka mibi n'amadayimoni ubundi urabona bamaze kuzana ubukristo bagerageze kutwangisha ibyacu bihinduka ibishitani n'imyuka mibi badushinja k'abantu baba bafashwe na za Ryangombe na Banyabingi ariko mu by'ukuri nk'iyo twize Nyabingi ni umunyarwandakazi za Kamonyi umuvandimwe wa Ruganzu Nyabingi ubundi ntabwo ari Nyabingi yitwaga Nyirampeka buriya yabaga kwa Nyabunyana na Ruganzu wa kabiri ndori babayo nuvuga ngo Nyabingi ari umuntu birababaje ko abantu bavuga bazi ko ari igishitani nk'uko bivuze n'umukobwa rwose yari umukobwa Ruganzu ajya gucungura igihugu barambukanye ariko hari akantu kabaye kubera ko we na Kavuna bari bumvisha ubwiru bw'Imana ngo Nyabunyana yamubwiraga uburyo system azayoboramo igihugu uriya na Kavuna uramuzi wagiye kuzana Ruganzu yego ndamuvuga hakurya muri Tanzania yaje kumva ubwiru bw'ubwami kandi bitemewe baza kumubona ko yabumenye n'uwo Nyirampeka nabo barababona bako babyumvishe nibwo yagarutse bambutse nk'abatashye Ruganzu agiye gucungura igihugu ngo nago najya ngo tugere kuri ba Nyabingi n'abajyangombe noneho aramubwira ati subiyeyo bakumpera icumu ryanjye ndaryibagira Ruganzu amubwira asubiyeyo ahita asinyara abasare ko bataza kumwambutsa nubwo yari yagize neza kuvugira abanyarwanda ati ngwino rwose turabara abantu bagikunda gigutegereje ko ugacungura nubwo igihugu kigaruwe n'abanyabungo na byinshi nabamara barabasa nk'abavandimwe be ibyo nabyo tuzabireba nuko nibwo Kavuna yaje banga kumwambutsa banje kumwambutsa nibwo yafashe ubwo rero bamugambaniye icumu n'umuheto arabivuna bijugunya mu Kagera nawe ariyahura avuga ati umuruho navunitse abagore n'abagabo n'iki bose biri abantu bazawuruhe uko navunitse burya akomoka mu muryango witwa Abaryankuna ni umuryango ujya wumva inkuna ni kwa kuvunika ukaruhuka ukazanira ibyanga nka hano ku bivuze urugendo yakoze yarababaye cyane ajya kuzana Ruganzu ngacungura igihugu ariko ko ari yumvisha ubwiru bw'ibwami ntabwo agomba kugarukana nawe ubwo niko byagomba kugenda dore Kavuna anyuze yavuye ruguru kwa Minyaruko ya Nyamikenke niho yari azatumba aramanuka hananyura hano kuri Yanzi kuri kwa ba Mungeri hano wa Munyanka hano wa Munyanka hano hasi kuri Yanzi hano hagati ya Jari na Kanyi ndahabona arakomeza aragenda ajya Tanzania yakoze urumva kujyaho n'amaguru Karagwe kabahinda hariya kwa Nyirakigaza kwa Nyabunyana kwa Nyabuna cyane kwa Nyirakigaza oya Nyabunyana Nyasenge wa Ruganzu okay Nyirampeka rero nawe byabaye ngombwa ko za Gatsibaho Ruganzu yimiye ingoma ujye bikurikirana byabaye ngombwa ko ngo bararana bavuga ko hari n'umwana yamuteye inda umwana ngo witwa Gahu tena n'uruhu bari bisasiye aramucika ninjoro amucitse ninjoro ubwo we yahise akomeza ajya mu gice cy'indorwa yego hariya mu ndorwa hakurya za Bufumbira nyine i Bugande aragenda yiberayo kuko bari abantu bafite impano y'agatangaza iriya miryango yiyubakira ubuzima bwe n'iki aratunganirwa mu gitangaza abakoloni baduka mu za 1400 1300 bari barageze za Tanzania ni Bugande bageze mu Rwanda mu cyamagana 880 na kanga igihe cy'umwami rwa Bugiri mu mpera z'umwami
mu mpera z'ingoma ye ya Rwabugiri, ariko bari baratinze kwinjira mu Rwanda kuko batinyaga u Rwanda na systeme n'imyubakire yabo. Rero Nyirameka agezeyo agira imitungo, agiriye abantu mu buryo bukomeye cyane. Abavugaga ikinyarwanda bakamwita Nyabyinshi, kwa kafite ibintu byinshi, Nyabyinshi. None abatazi ikinyarwanda nk'abavuga Igiswahili muri ibyo bice bya Kongo bigana kuri Bugande n'Abagande, bo bakavuga Nyabingi. Ni bingi sana, ibintu batazi. Ni bingi kuko bingi ni ibintu byinshi. Yari Nyabyinshi, ariko ko batazi ikinyarwanda bakavuga Nyabingi. Nyabingi kabisa. Noneho yigarurira abantu mu buryo bukomeye cyane, buryo ngo yari afite ikigo nkuko wabona mu Gipade cyangwa mu Kibikira, afite abakobwa n'abagabo babangabo, amatungo, ubuhinzi, biki byose. Ubara baja n'abashaka. Urabona umuhanzi twa Nati Dread. Nati Dread intambara jenoside kirangira, urabona abanyarwanda bagiye bataha, we aba muri Jamaica. Yageze mu Rwanda aratangara, asanze Nyabingi ariwe Nyabyinshi, afatwa nk'igishitani gikomeye cyane twirwa dutokesha. Aratangara kubera iki? Yari asize iwabo muri Jamaica, bamufata nk'umwamikazi wa Afrika. Urya ntubona bitwa Abarungi? Abatwa nk'Abarungi ngo basenga inzoka, ngiyo basenga Abarungi, ujya kubona ukabona ngo inzoka irashika kuri gata. Simbizi, sinababayemo, ariko bimwe wese wasanga ari n'ibikabyo na kwa kundi abantu basebyaga abantu, wenda birashoboka, sinabibonye ari byose wabuzi wenda, ariko niko bivuga, niko byumva. Buriya ababikurikirana ingoma bavuza Abarungi, harimo injyana y'Abarasta. Iriya ngoma uriya murishyo wabo harimo injyana y'Abarasta. Urumva? Niyo mpamvu rero Nati Dread yaratangaye cyane, kandi wa muri Jamaica bamufata nk'umwamikazi wa Afrika. Nuvuga ngo uwo Nyabingi za Zambia, za Mozambique, za hose ahurira he n'Abarurangi. Ni ukuvuga ngo Abarungi bishoboke kuba ari abantu nyine basigaye banga kujya mu bintu by'ubukristo, bagumya ku muco wabo n'ibyo bemereramo by'ababo mbega. Ubwo numva ngo Abarangi uburyo biririmbiraga bavuza n'ingoma n'iki, kubera ko za Jamaica na Amerika y'Amajyepfo, bino bihugu byajyanwamo abacakara. Niyo mpamvu Nati Dread ngo ni umwamikazi wa Afrika. Yaramamaye ku buryo biriya bihugu byose bya East Africa n'ibyo bazaga gusa nkaho bamushakaho insinzi, ku buryo yari afite impano y'agatangaza. Abo birabura rero muri mu za Brazil na za Jamaica na heye, bo baza amateka Nyabingi nk'umuntu wagiriye Afrika umumaro. Na za Mozambique na za Zambia hose baramuzi. Urumva? Baza amateka ye. Yishwe n'abakoloni kugira ngo ataka ye kugumya kwigarurira abantu benshi, kuko bari baze gushinga idini Katolike, bakeneye abantu. Babona Nyabingi yamaze kwigarurira abantu benshi cyane. Baramwishe rero. Baramwishe. None ubwo Nyabingi se no Nyabingi rero ubundi byari ibintu bitatu. Yahaga abantu bajyaga kumushakaho kweza, kubyara no kurama. Umve no ku Mana abantu basenga nibyo bahora bashaka. Kweza, kubyara no kurama. Sibyo dushaka se. Ku Mana sibyo tuba tuyisaba dusenga. Ibyo bintu rero yari afite Imana y'agatangaza yo kubitanga. Yari afite impano y'agatangaza kubitanga. Wagiraga yo Juma muri tugera kuri Ruganzu ukuntu bavuga ukuntu ubuvumo dufite mu Rwanda bwinshi ari wabukireye kubitangaza. Ukuntu hari igitabo kivuga ngo nta Ruganzu nta Yesu, kuko hari byinshi tubona bihuye. Ibyo guhura bihuye n'ibya Yesu bamuvuze. Ati Yesu yakoze ibitangaza, ahubwo bigaragara ko ari byo batwibye. Urumva ati na Ruganzu nawe yakoze ibitangaza. Umva birahura byinshi. Iyo byize ugafata n'ibitabo, igitabo kirahari bazana bazagishake, kivuga ngo nta Ruganzu nta Yesu. Bagiye muri za library Kirezi bakibona. Noneho ubu nuvuga ngo rero Nyabingi ari Nyabyinshi cyangwa se ari we Nyirampeka rya zina naryo ry'iwabo. Mu miryango yawo iwabo kwa Ruganzu n'abakima n'abacyamatare. Abantu baturi ibyo bice binini. Buriya niyo mpamvu abantu bo mu Rukiga bakunda gushinjwa ngo bagira Nyabingi. Bo bari baturi ibyo bice. Bigiraga kuri Nyabyinshi kwa nyina kujya kumushaka y'insinzi. Gusa abantu ntibahurura bajya ku mupasiteri cyangwa ku muntu runaka ufite impano yo guhanura no gukiza. Wa mupadiri wapfuye ninde?
bamwita Badeni yitwaga ndamwibagiwe umupadiri ngo wakizaga cyane ugize no gupfa hambere yarapfuye yigaruraga imitima y'abantu mu buryo bukomeye cyane bw'Imana wenda yari afite yarakizaga ari abantu benshi yakizaga nuko rero abantu nk'abo babaho bakora ibitangaza Imana ikabakorera mu buryo bukomeye cyane ariko ababifitemo inyungu bakabibyazamo ikindi kintu wenda kitari cyiza yego aba bantu rero buriya bakundaga kujya kwa Nyabyinshi kwa Nyabingi gushaka intsinzi noneho amaze gupfa amaze gupfa basigara bamuterekera urakoze cyane ikitarimo ikosa bafigaye bagati uyu muntu wadufashaga uyu muntu wari mwiza ntabwo abanyarwanda bafite umuco wo kwibagirwa umuntu wabo wakoze neza ni nikosa rikomeye ubwo byabaye ngombwa ko bakereya ikitwa urabona kandi ntago wabagara urabona icyo bita indaro mu tuzu dutoya bubakaga mu gikari bagasasamo agashinge n'uturago bagashyiramo n'utuntu tw'umuteguro nyine sibyo bagira ngo bibuke umuntu wabo wabavuyemo bakamuterekera sasa ku muhango wo guterekera sasa nushaka urumva turabijeho n'ubundi urumva kandi impamvu uvuga gutwo tuntu nyine ntibayiraragamo cyangwa iki kari akantu bakoreramo iyo migenzo n'imihango yo kwibukanya byinshi wabo sibyo n'ubundi natwe twabaga mu nzu z'ibyatsi mu buzima busanzwe nyakatsi zicitse ejo bundi noneho bakabikora gutyo bakajyana igihango nawe kuko koko ntabwo abanyarwanda buri muri logique cyangwa n'abandi bantu bafite ubwenge basobanukiwe ntabwo umuntu wabapfa ngo agende buheriheri abahari mu isanzure abakurikirana ibikorwa byose bibera wenda ntiyaza wenda ngo mu bigaragara yongere yambara umubiri ariko abantu bavuye mu mubiri basubira mu isanzure aho baturutse niyo mpamvu buriya twebwe bivuga ko mu myaka 360 umuntu yongera akagaruka ariko ukaba wagaruka mu yindi sura ariko ukagaruka ibikorwa byawe n'imitekerereze yawe n'uburyo wagiriye sosiyete umumaro ushobora kugaruka ugafasha abandi ntugaruka ari nk'ingewe cyangwa ari wowe ngo abantu bakubone wowe kandi bazi ko wavuye mu mubiri ushobora no gutungukira mu muzungu cyangwa ukaba waragiye wenda ntabwo n'ubutunzi ufite ukazagaruka noneho uza mu undi muntu ugaruka mu kindi gifasha abantu n'ubundi kimwe nuko hari abandi baguma mu isanzure gusa ntibakomeze wenda ibindi bikorwa bakigumira mu buryo bw'umwuka ubwo rero abantu bahita bajyana igihango nawe bati tuzajya tukwibuka tugutegurire wajyaga wumva ngo hari abakobwa ngo bateguriraga mu ndaro ugasanga ngo uriya mukobwa ngo bamuhaye Nyabingi ngo uzareka azashaka ngo arinda asaza no kubera iki sasa no utirere ukubera iki ngiye kubereka ari agakino abazungu bakimara kuza bagasanga iyo systeme yubakize gutyo buri insengero icyo bita chapelle shyamo bihwanye indaro chapelle etegare indaro byose ni kimwe nujya kwa padiri tureke insengero zinini wenda uzasanga ari cyo bita chapelle ahantu bategura haba hari abakobwa bategura urahita wibuka ko hari n'abuzi babidukecuru batageze banashaka cyane tutwite ngo n'abakobwa bo kwa padiri wabibonye itugereranya n'ibyo nuko basanze cyari ikintu cyiza noneho batubwira abantu bigira kubatizwa gatolika ikizana idini wajyaga kubatizwa bagakubwira wanze ryangombe n'imigenzo ye yose ndabyanze wanze Nyabingi n'imihango ye yose ndayanze kugira ngo babigukure bakwereka ko ari ibishitani bakubatize winjira idini byari ngombwa ngo bakwangishe ibyo basanze ariko mu by'ukuri barabanje barabikopera barabikurikirana basanga ni ibintu byubatse abantu mu buryo bukomeye cyane ntibibagirwa uwabo wabagiriye umumaro urumva reka tubasenye tubashije tuve ko ari ibishitani noneho rero ubundi ni igihango ujyana n'uwawe uvuga uti nzabura mwibuka nanza bamwibuka urumva noneho rero bahita bakere icyo bita chapelle ziraninda uzasangamo ibintu byabo biteguyemo amashusho ya Bikira Mariya arimo za bimwe bariramo Eucharistia ibintu byose biri gusa bitaniye
abantu noneho bakajya bajyayo bagatera ivi bagasenga bagapfukama bagasenga bitaniye na za ndaro se bibukaga umunyarwandakazi wabo wabagira umumaro bitaniye ariko se ahubwo dore uti ingaruka ziza gute kuki abantu bavuga ngo uriya muntu ngo yafashwe na Nyabingi cyane n'iki byose ni ukuvuga ngo iteka iyo ugiranye indahiro n'umuntu agapfa iyo ndahiro ntuyihagarariwe biragukurikira bigira ingaruka kuri wowe ni ibintu biturimo n'ubundi ubwo ngubwo buriya bamaze idini imaze kwataka umunyarwanda rikamuvana kuri ibyo bintu bibangisha bakizwa bazana mu idini ku ngufu n'iki bakoresha ibishoboka byose batandukiriye abantu benshi zandahira bamwe bisa nkaho nyine wenda bibagizeho n'ingaruka urumva ibishinja birabashinja bati ko twasenye ko tuzatumwibuka none twanamusezeranyije ikindi hakaba n'ibindi biba abantu bakabyitirira ngo ni Nyabingi cyangwa se ni ibindi bindi ni ibitega cyangwa se n'iki atari ukuri wavuze uti kuki tubona abantu basa nkaho basaze agenda yivugisha yambaye n'icambagara n'iki cyangwa agakambara ubusa akagira ate akavuga kujya wumva avuga ibintu ari kureba n'ibiki byose ari kureba abandi bantu kandi ukuvuga ngo ari ibindi bintu ari kureba ni ukuvuga ngo hari icyo kintu tubonye cy'indahiro kigira ngo ushobora kujyana n'umuntu cyangwa se ngiye kuguha urugero abantu bica abandi muri jenoside yego bigize kuduha umuhamya bw'umuntu muri gereza wasaze yishe umunywanyi we ngo amutaba mu rwina ariko akajya ahora amuvuga ari muri gereza sibyo yari umuntu inshuti urumva akari n'undi yishe umwana we amutaba mu rwina umwana w'ibyaha akajya ahora amubona amutera aho aryamye muri gereza n'iki kuramuvuga mutera yaje yamuteye ubyumva ni ukuvuga ngo ubwonko rero ni iki ubwonko iyo bushobora gukomereka bukomerekejwe n'ikintu runaka cyabaye kuri wowe iyo ubwonko bukomerekejwe rero kuko aribwo bukontorora inyubako y'umuntu imigirire imivugire imyitwarire utoragura amashashi kandi atari Nyabingi atari n'ibishitani wabyumvise ubu dufite abantu benshi bahindutse abarwayi bo mu mutwe cyangwa se abasazi nk'uko babivuga ariko abarwayi bo mu mutwe mu buryo bwiza nta Nyabingi nta gini nta shitani ahubwo ari ibibazo cyangwa se n'ingaruka z'ibyo bakoze byakomerekeje ubwonko noneho imyifato n'imigirire birahinduka abantu twabona uwo muntu tukatokesha tugaterura tukajyana mu rusengero ati nibyo iwawe ni za karande z'iwawe hari igihe bivuga hari igihe bivuga uti bivuga rero buriya ni ukuvuga ngo turaza kubona mu bintu nk'ibyo ngibyo by'amagini n'ibishitani n'iki n'imyuka byaje ariko bitewe n'imyigishirize mibi hari icyo bita gutongera Nyarwanda yavuze ngo ntabwo yica yica umutongera ubu dushobora gusangira ikintu umuntu yagishyizemo imyuka mubi imbaraga y'ikibi uburozi wenda ariko kwa ko wenda ari we yatongereye njyewe singira icyombo reka se abantu benshi bagiye basangira nk'uburozi ari abana umuntu akaza akaruga nk'abana bakarya ikintu agapfa nk'umuntu nk'abandi ntibapfe kubera ko ari we yashaka yatongereye ntihica hica umutongera Yesu we yaravuze muri Bibiliya baranditse ngo Yesu batubwira ngo ijambo rirarema tugiye ku mbaraga noneho